Aka ni agakuru keza tugiye kuba twareba ndetse ni agakuru ushobora kuba wakuramo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri ntugakunda uzi gukanda kuri subscribe. Barakwereka dutangira n'umukobwa ata amafaranga hasi. Hari umusore na mugenzi we bari bayakeneye cyane ndetse amafaranga bararwaniye. Umwe akavuga ati ano mafaranga ni ayanjye, undi ati wapi, ndetse undi aravuga ati reka nkomeze nigende. Abasore barakomeje bararwana, undi aravuga ati ariko ano mafaranga ubu ngubu afite nyirayo, atariko nagutanze kuyabona. Ndetse uko bakomeza kurwanira ayo mafaranga barakwereka umusore aravuze ati ngaho reka nkwereke, tereka tugabane amafaranga. Undi aravuga ati yego, amurekuriye amafaranga. Urabona n'amafaranga menshi cyane y'amadolari. Undi yarabaze ahita yirukanka aramucika. Bose bari ku muhanda bakeneye amafaranga mu by'ukuri kandi bose bari gushaka ubuzima. Umwe yaraje amubwira ati rwose aya mafaranga ni wowe uyataye. Umukobwa aramubwira ati ntabwo yakeneye. Undi arayareba arangije aravuga ati yego ndayakeneye ariko ntabwo ari ayanjye. Umukobwa arayakira ati aya mafaranga yose yaba yawe. Ati gute noneho? Ati rwose ntabwo ugomba kumbaza iyo mpamvu. Umusore abitekerezaho ati rwose nyumva kano kanya, uyu munsi ndi kuri uyu muhanda ariko ndabizi neza ko nzava kuri uyu muhanda. Nuko umukobwa aravuga ati rwose ihangane amafaranga uyafate. Undi aravuga ati wapi ariko? Umukobwa yabitse ya mafaranga. Amaze kubika ya mafaranga yakuye impeta mu mufuka. Aravuga ati rwose wakemera ngo umugore wawe? Umusore aravuga ati uri muzima? Undi ati yego. Ati none wandebye neza? Urabona umusore uba ku muhanda nakubera umugabo? Ati rwose ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, nindamuka ntashatse ndabura ibintu byose papa yakabaye ari kumpa. Umusore aravuga ati ibyo ndabyumva. Undi aravuga ati nimba ariyo mpamvu ushaka kunzaho ari uwo mugambi ukuzanye, ati reka nigende. Umusore aravuga ati oya ntabwo ari iyo mpamvu. Ati none ibyo ngibyo nimba atari byo uvuze numvishe nabi? Ati rwose ntabwo nshobora kuba nakwizera ko ibyo bintu uri kumbwira ari byo. Umusore aravuga ati papa yapfuye iminsi yatambutse ndetse yasize itegeko rikomeye, aravuga ngo kampani yose izajya mu maboko yanjye igihe nzaba mu by'ukuri narashatse. Umusore abitekerezaho ndetse undi aravuga ati none kubera iki nshobora kuba nakora ibyo ngibyo? Umukobwa nawe abitekerezaho. Undi aravuga ati rwose nuko nshobora kuba nakegukana iyo kampani kandi bikaba byangira umumaro ukomeye cyane. Ndetse yarabikoze. Ati rwose yakoze ibishoboka byose kugira ngo iyo kampani ayikore ndetse anatwibagiza imibabaro yose. Ati rero nyihanganiye ibyo bintu rwose twabikora. Umusore aramubwira ati ntabwo ayo mafaranga nshobora kuba nayafata. Undi aramubwira ati biroroshye cyane. Ati rwose nindamuka ntashatse imigabane yose ndetse n'amafaranga yose papa yashyize ntabwo nshobora kuba nabibona. Umusore abitekerezaho ati rwose ariko hari igisubizo kimwe. Ati ningushaka urabizi neza ko bishobora kuba byahindura uko bimeze. Undi aramubwira ati Paul icyo ashaka ni uko nshobora kuba nabana nawe, usibye n'ibyo kandi nkeneye umuntu rwose ushobora kuba nakizera tukaba twashyingirana. Undi aramubwira ati rwose urabyizera neza ko iyi mariage yanjye nawe ushobora gutuma iyo migabane uyegukana? Amafaranga yawe, imigisha ndetse no kwisanzura kwawe byose uri bube ubifite? Ati rwose narabibuze ariko urimo urashaka gushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Undi aramubwira ati rwose nakoze ikosa ryo kuba nashakana n'umuntu utankunda. Ati none nta n'ikindi nshobora kuba nakitaho. Rwose icyo nshaka ni uko tugenda ukaba wakemera gusinya tukibanira maze undebere. Umusore yabitekerejeho ndetse aravuga ati okay, ngiye kuba nagufasha. Ntabwo rwose ngiye kubikora kubera ko hari ikindi ni uko mbizi neza ko bibaho. Yaramwishimiye. Undi aramubwira ati rwose nimara bikunzemo ndaza kuba naguheza amafaranga mwishyure bikomeye. Umusore abitekereza aravuga ati nta kibazo dushobora kuba twakwibanira. Ndetse nyamuneka ibi ngibi bijya bigaragaza yuko mu by'ukuri rimwe na rimwe amateka ahinduka. Umusore avuze ati nshobora kuba ngiye gukora ikintu kitari cyo ariko nta kundi ngomba kugikora. Undi aramubwira ati ahubwo twakerewe reka tugende ahubwo tujye guhindura n'imyenda n'ibintu byose. Ni gutyo wari uri gusaba ku muhanda byarangiye mu by'ukuri yihuriye n'umukobwa. Barakwereka hano muri office.
baraje barahagera ndetse uwo musore yambaye neza arakeye ku rwego rukomeye cyane. Nuko baricara. Uko kwicara ati Alejandra mu by'ukuri uri sure? Undi aramubwira ati ibyo bintu twabivuganye kenshi cyane. Ati rwose ngende sere nshaka gushyingirana n'uyu musore. Ndetse undi aramubwira ati ahangaha mugiye kuba musinya mu buryo bwemewe n'amategeko. Ati rwose ibyo ngibyo ndabyumva. Kandi nawe nizere ko ibintu ugiye mubizi. Undi aramubwira ati yego rwose ndabizi cyane. Ati rwose ndi hano kugira ngo mfate buri kintu cyose nyiteho neza. Bari bagiye kuba basinya kuba babana nk'umugore n'umugabo. Ndetse undi atangiramo kubanyuriramo ya mategeko yose basomera abantu basezeranye. Undi aravuga ati ibyo nuko numvisha atari byo. Ati rwose ntabwo ibyo ngibyo mbyemera. Ati njye nari ndimo ndafasha uno mukobwa. Ati rwose sinya. Ikindi kintu kandi nimba ari ibintu byemewe n'amategeko ugiye kuba wasinya ugomba kuba uzi neza ko uzaba uhari n'ikindi gihe. Ati none naramuka mbuze, ati ni ibintu byose arahita bibura. Umusore abitekerezaho bararebana. Undi aravuga ati rwose komeza. Ati rero mube mwasinya musinye ko mugiye kuba mwakundana, mugiye kuba mwashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Umusore yafashe ikaramu arangije acisha amaso mu rwandiko arareba ahita kubita agasinya. Nawe uri umusore wiberaga ku muhanda ugahita ubona umuntu aguhereje amafaranga menshi cyane ntabwo wayakatira, tugiye twumvikana. Umukobwa yabonye amaze gusinya undi nawe arasinya tayari. Uwo musore wari uri ku muhanda yegukanye umukobwa wo mu bakire ndetse ngo nukugira ngo imitungo y'umwana w'umukobwa itazabura. Umukobwa yakuyemo impeta aramubwira ati reka mbashe kuba nakwambika iyi mpeta umbere umugabo, si ibyo se? Umusore aravuga ati ariko ano mafaranga ndayakenyereraho tu. Undi nawe yafashe impeta avuga ati yimwambike. Yamuhaye ukuboko. Umukobwa bamwita Alejandra. Abantu benshi mukunda gukurikira zino filime babizi ko zino nya Espagne ziba zimeze neza cyane. Undi yarabwira ati mubikoze neza cyane ngaho ni musomane. Umusore ngusome cyangwa singusome? Ambwira ati ko nta kibazo. Umukobwa yambwiye ati reka tubikore. Barasomanye ndetse barasezeranye, bashatse umuntu basezeranya ku ruhande byemewe n'amategeko. Gusa ni kuri deal. Undi aramubwira ati rero reka tugende kuba twahura, tujye guhurira aho abandi baba bateraniye. Undebere kora kuri subscribe nimba inkuru nk'izi uba uzikunda kandi uba ushaka kuba wazikurikirana. Ndavuga ati wana muzahirwe kabisa, muzahirwe, ibintu bizaba ari byiza cyane. Bongera kutwereka hakuno ni muri office ndetse ubona ko ari ahantu ku ruganda hari abantu bategereje ndetse undi aravuga ati twategereje igihe kinini cyane. Iyindi nama ariko ati rwose sinzi impamvu abantu bakuze kuri batajya bita ku bintu. Ati ngo iki nta kintu mvuze. Niko yavuze. Bidatinze barakwereka Alejandra yahisaza. Yavuga ati rwose munyihanganire gutinda, none kuza utinze cyane ukaza uvuga ngo bakwihanganire. Undi aravuga ati none wowe urambaza iki? Ati none rero urabona ko tuba twatakaje igihe kinini cyane, mureke duhite tugusha ku ntego vuba ako kanya. Tugendeye ku masezerano menshi cyane agiye atandukanye, Alejandra yavugaga yuko naramuka ashakanye n'undi muntu. Ati none kuri ubu ngubu turabona yaratinze cyane Paul. Ati rero ibintu byose biracyari mu maboko yawe, amishe zo ziracyari zawe. Kwereka ko uno musore ahanganye cyane n'uyu mukobwa kubijyanye n'imitungo. Umukobwa ahita amutura ambwira ati ariko narashatse, njye narashatse. Ati icyo ni ikibeshyo. Undi ahita bahereza impapuro aravuga ati murebe ko nafite umugabo. Ndetse ni ibintu bakoze kugira ngo ano masezerano azabafashe kuba shares z'uyu mukobwa zizaguma mu maboko ye kubera ko yarashakanye n'uyu mugabo. Undi aravuze ati rwose kontari iragaragaza yuko uno mukobwa rwose yarashatse. None washatse ryari? Ibyo ngibyo ntabwo bikorera. Ati rwose ni business yanjye. None nimba izi document ari fake ndahita njya kugufungisha. Undi aravuga ati tuza, my husband arahari, umugabo wanjye arahari, ndetse ni umugabo mwiza cyane bamwita Hozi Daniel. Umusore hano yaratunguwe ndetse umusore yahise aza ari fresh cyane. Ati mwaramutse neza,
amazina yanjye nitwa Jose Daniel ndetse ndi umugabo wa Alejandra. Umusore yaguye mu kantu. Ati ibi ngibi rwose ni imikino. Wapi rwose? Ibi ngibi ni iby'ukuri rwose wikiri kuvuga. None mwahuriye he? None bamwishyuye angahe? Undi aramubwira ati reka musore, reka nkubaze. Ati rwose ntabwo ari wowe ndi kuvugisha, nanjye ntabwo ari wowe ndi kuvugisha. Nimba utatwubashye natwe ntabwo tukubaha. Uyu musore arisereye cyane. Undi aravuga ati rero nk'uko tugendeye ku mategeko biragaragaza yuko Alejandra afite umugabo. Rwose ibi bintu biremewe. Biragaragara yuko Alejandra ari umugore wa Jose Daniel. Ndavuga ati Paul, ndashaka rwose amafaranga ndetse n'ibintu byose byatambutse mu myaka 5, ndetse ejo nkeneye ukuntu mwagiye mutakaza amafaranga. Ndambwira ati rwose no company si yawe. Ndambwira ati uragira ngo umenye neza yuko iyi company tugomba kumenya amafaranga yirimo. Umusore nawe yarakaye ati rwose ndifuza yuko buri kintu cyose uri buze kuba wakinyereka ku murongo. Ati rwose uraza kubona raporo zijyanye n'iyi company. Deal bayikoze neza cyane, ndetse iyi deal iraza kuba ibasigira ikintu twakita yuko ari icy'ubwenge. Ati Miss Alejandra, ati rero ndakeka ibi ngibi ari ibyanyabyo. Ati yego rwose ni ibyanyabyo. Ati rero sinzi impamvu ngiye kubikubwira. Ati rwose papa wawe yari umuntu mwiza, yashatse yuko iyi company izayoborwa nawe. Company rwose agombaga kuba yayoborwa n'uyu mwana w'umukobwa, ndetse umunyamategeko wari ubishinzwe byose yahagurutse arigendera gusa. Umusore abikoze neza, Jose Daniel. Abantu mukunze zino filime kabisa, ntimugende mudakanze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana no mu tundi filime tugiye dutandukanye. Ndambwira ati rwose urakoze kumfasha. Ati none ubu ngubu ndimo ndabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uriya musore sinzi ikintu ari guhisha. None ubimenye ute? Kubera ko afite ibintu byinshi agambiriye. Abantu nka barangenda bamenyereye, rega nabaye ku muhanda. Ndambwira ati none wigeze umwa accountant, umuntu ujyanye ushinzwe n'imitungo? Ndati yego rwose. None wageze ku muhanda gute? Nicyo ari kwibaza kuko yamukuye ku muhanda ari gusaba. Ndambwira ati umuntu twakoraga na yarangambaniye birangira banyirukanye, ndetse yari inshuti yanjye, nari ndi no mu kazi keza kamahirwe. Ati none nuko nguko waje kuba wemera ko nanjye nahitangira? Yego rwose. Ubona yuko urukundo disi rurimo ruraza hagati y'aba bombi. Umusore ni mwiza ndetse na Alejandra nawe ni mwiza. Ndambwira ati rwose ndakeka ubu naho birangiye, reka nigendere. Yesu we, Alejandra yahise amubwira ati wapi? Ati rwose mbabarira, dukomeze tugenzura ibijyanye n'aya mafaranga y'iyi company, ubwo ejo bazaba banyeretse report. Ati rwose uri serious? Ati none ugiye kunsaba ubundi bufasha se kandi? Ndati yego rwose. Ubona ko ndabwira ati wabi kubera iki? Kubera ko rwose wowe uri umuntu mwiza ushaka gufasha ndetse ufite n'intego. Umusore avuga ati rwose ndaza kuba nabikora. Aramubwira ati rwose urakoze ndetse tuzahure. Nuko nguko urukundo rutangira. Barakwereka hakuno. Undi yaraje hakuno avuga ati company barayitwaye kabisa, aba basore baba bashaka gutsinda ibintu bitari byabo. Yafashe telefone hakuno ayishyiraho ndetse ku gutwi, arangije aravuga ati halo, ndimo ndashaka yuko hari umuntu ndebera. Ati rwose bamwita Jose Daniel, ese hari ikintu waba wamumenyeho? Ndetse ngo ni umugabo mushyashya wa Alejandra. Ati rwose yamuzanye ngamwerekana nk'umugabo wiwe. Ndambwira ati rwose ndaza kuba ngushakira amakuru yiwe yimbitse, ejo nzabanyaguhaye. Kubona yuko umusore nuhageze hashaka kugambanira uwo witwa Jose Daniel. Umusore ntabwo ashobotse. Kana kuri subscribe nimba kano gafilime ugakunda. Barakwereka hakuno wa musore yari muri office, ndetse hari kuri telefone ubona yuko hari byinshi cyane ategereje. Arimo aravuga ati baza kuba bigenda bite. Kwirika umusore yaraje ari kumwe na wa mukobwa. Undi aramubwira ati ndakeka mwibeshye kuba mwaza hano, duhereze raporo z'ukuntu amafaranga yinjiye muri iyi company. Umusore noneho batangiye kuba mwaka ibijyanye na company n'ibiki byose. Yaraje hakuno abashyira ibintu hakuno, ndetse abandi nabo baritegereza. Arangije avuga ati mu myaka 5 ibyo twatakaje, inyungu, buri kintu byose byagenze neza. Okay, ibyo bintu ni byiza cyane. Undi aravuga ati rwose nuko ubuyobozi bukora bwiza.
undi aramubwira ati sawa reka tugende. Yahise afata za dokima zigaragaza ukuntu kampani yakoze mu myaka 5. Undi aramubwira ati none ibyo byose urimo uravuga urakeka? Aramubwira ati oya, imibare ntabwo ibeshya, abantu bose barakora kandi bakagira ikintu bageraho. Umusore nawe ari seriye, ndetse n'undi hano nawe ari seriye, nubwo ubona ko hari byinshi cyane ubona ko arimo aragenda atinyatinyamo gake gake. Bongera kutwereka ku wundi munsi, ndetse nkubwira gukora kuri subscribe. Umusore yatangiye kujya mu madokima yose arebe kampani yinjije gute, yahombye gute, kugira ngo aze ko yamenya aho bigenda. Mukugambwa ati hari ikintu uri kubona, afata agakaramu karavuga ati ahangaha kabisa. Hari iki? Ati reba neza hano hantu hari ikintu bita duplicate. Bagiye bafata amafaranga bayahemba umuntu inshuro 2 ndetse batigeze bagenzura. Ndarabyitegereza. Aravuga ati rwose ibintu rwose byakozwe nibyo bita triangulation. Triangulation ni uburyo bwo kugenda abantu badubagura cyangwa buzuza amaraporo kubera ko abantu bayakeneye. Undi aramubwira ati reba nahangaha kandi ibijyanye na bills zigiye zitandukanye za kampani bagiye bazifaburika. Ndabwira ati ariko amafaranga yabahaga rwose rero ntabwo biri ku murongo. Ubona ko umusore noneho atangiye kuba yajya mu kazi neza. Umusore arakomeza arashakisha, ndetse mu madokima y'imyaka 5 hari uburyo yatekereje, avuga ati ibintu ntabwo ari byo, bishoboka bite? Ati ibintu rwose hari indi kampani igeze muri iyi kampani, tireba hano Paul Herrera, birashoboka. Bishoboka bite kandi ubona ko ari ibintu by'imyaka 5? Wowe yose wari watangiye gukorana na kampani ya Paul Herrera? Nubwo ati nimba utagomba kuba wareba ibintu bifite ibimenyetso, urasiba buri kintu cyose. None ibi bintu byose uri kumbaza ni iby'iki? Nimba rero utareka ngo mbanze nkora akazi neza ngenzi ibintu bya accountant, ukaba uri kubabara, byihorere. Ati rwose hari izindi dokima tugomba kuba twabona. Umusore yaraje baturuka inyuma, nuko araje arabitegereza. Ati rwose mfite ngaho mbwira. Ati hari ikindi kintu mutabonye? Aramubwira ati wapi turacyari kubirebaho. Ati igihe umunyamategeko ari buze kuba yabireba ko harimo ibintu by'amafraude, turaza kuba turimo turabiganiraho. Rero muryoherwa cyangwa mwenjoyinga kano kanya gato yamufite. Umusore aramubwira ati reka duhite tunabifunga bite birangira. Ndetse barakwereka hakuno bahise bafata ya madokima yose. Bakimara kuyafata baramubwira ati none rero mugiye hehe? Umusore avuga ati wapi. Umusore amaze kuba navumbura yuko raporo zose zo mu myaka 5 zari fake, nta kintu kizima cyari kirimo, ndetse binamutira kubara cyane. Ndetse barakwereka wa musore yahise ajya kuri ya telefone. Ni umugome mubyibuke neza. Ajya kuri telefone ahita ashyiraho ku gutwi, arahamagara. Ngira ngo murabizi neza ko hari umuntu yashyizeho kumenya amakuru yimbitse kuri uyu Jose Daniel. Uyu nguyu akaba ari we waje ngari umugabo mushyashya. Ndamubwira ati mwabonye iki? Rwose hari ibintu twabonye, ndetse twabirebye tubona amakuru menshi agiye atandukanye yuko uyu musore bita Jose Daniel yari rwose umuntu usaba ku muhanda w'umukene, ndetse ndabizi neza cyane kera, ndetse n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse ngo yigeze kuba n'umwaccountant, umuntu ushinzwe ibijyanye n'imitungo ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kandi yirukanywe biturutse ku nshuti ye yari mugambane. Undi aramubwira ati rero ejo ndimo ndashaka ibimenyetso. Umusore yahise atumiza ibimenyetso. Undi aramubwira ati menye uri we, ndetse agakino nibwo kagiye kuba katangira sasa. Undebere noneho uyu musore agiye kuba yatangira kandi gakino. Hari undi yahamagaye. Yahamagaye wa munyamategeko ndetse wabasezeranyije. Arangije undi arayitaba. Ati hello? Ati hello docteur? Ati yego. Ati mfite amakuru mashyashya. Ati rwose iriya yari fake mariage. Ati none nahe makuru ufite? Ndaza kukubwira nituza kuba twabonana muri meeting cyangwa mu nama. Ndamubwira ati yego rwose ejo mu gitondo turaza kuba twabonana. Ndamubwira ati yego doctor. Ndakeka yuko uyu nguyu rwose ari umuntu uri gushaka akazi gashyashya nyuma yuko umuzi ubushakashatsi bwinshi bugiye butandukanye. Dr. ambwira ati reka ngo kupe n'ubundi ibyo uri kumbwira wowe nta bimenyetso bifite. Gusa umusore
atangiye kugenda kuri Jose Daniel, haramwenyura aravuga ati he ndagufite, akwereka mu muhanda barimo baragenda. Ndamubwira ati rwose ndi kubona harimo harareba kanabi cyane. Ndamubwira ati tugiye kuba twakora iki? Ati ngiye kuba nazana document. Ndamubwira ati yego se? Ati yego rwose. Ati mfite contrat y'amafaranga n'ibiki byose n'ukuntu byagiye bikomeza kwibwa muri company bitewe n'ubushakashatsi nakoze. Ati rero ejo uzazane buri kintu cyose. Umukobwa yarebye mu ishakoshi, afata telefone, arahamagara. Aramubwira ati Dr. muraho neza? Ati rwose ndimo ndashaka kuba nakubona. Ati rwose ndaramubwira ati nari buze kuza muri mariage. Ndamubwira ati none ushatse kuvuga iki? Ati rwose umugabo wawe yabonye andi makuru agiye atandukanye. Ati rero nituza gusanga ibyo bimenyetso ari kuvuga ari ibyanyabyo uraza kuba wabura buri kintu cyose. Ati iki rwose mfite andi madokima rwose Dr. Ati byiza cyane. Ati rero ejo tuzareba buri kintu cyose tugishyire ku murongo. Umukobwa amenye yuko hari andi makungu mashyashya ngo bamenye ashobora kuba yamushyirishamo. Gusa nawe hari izindi information afite bitewe n'uyu musore akomeje kuba yashakisha. Baraza kuba babigenza bite rero? Undi aravuga ati rero ejo nta bintu byo guteretana bihari cyangwa iki usibye kuba badusenye. Undi aravuga ati none dukora iki? Rero ejo ugomba kuba wabona icyo ukeneye. Ati yego rero sawa urakoze. Ati ndakwizeye, ati rwose wiyiteho. Undi aravuga ati nawe urakoze kandi nawe wiyiteho. Ejo ndetse Dr. nibwo abahaye umunsi wo kuba bahura. Barakwereka hakuno muri office hari Dr. ndetse na Miss nawe yahageze. Aravuga ati muraho neza Dr. Ati mwaramutse neza? None umugabo wawe kuki mutazanye? Ati rwose arabaza kuba hari. Ati rwose nababwiye. Ati ibintu rwose nahita mbabwira yuko bita birangira kano kanya. Ati nibyo nakubwiye. Umusore barakwereka yakuye agapapuro yari afite agahereza Dr. Sasa hari ibintu yamweretse. Ati rwose reba umugabo wa Alejandra ni umusarabirizi. Tuwo ngo rwose niwe yaje ashaka kuba yamushuka ngo aze ngo yitwe umugabo wanjye. Bigaragara neza yuko iriya mariage ntabwo ari iya nyayo. Ati wa mugore we hari ikindi ufite cyo kuvuga? Ati yego rwose nibyo. Ni umusabirizi urakoze cyane. Ubu noneho utangiye kuba waza mu biganiro. Ati yego rwose. Daniel yari ari ku muhanda ndetse yaje ari umuntu w'umusabirizi uri aho ngaho. Ati rwose iyi ngiyi ari fake mariage nari nabibabwiye. Jose Daniel yayisaza aramwitegereza. Yaraje aramwitegereza. Undi arangije sinzi gusa uno musore nawe ni umunyabwenge ku rwego rukomeye cyane. Yaraje aramwitegereza ahitiriza Dr. hari ibyo yamuhaye. Dr. ahita afata amafoto aramubwira ati reba hano wa musore we. Ati uyu nguyu si wowe? Umusore aritegereza. Ibintu babibonye gutera yicara mu ntebe aravuga ati noneho baranyemeje kabisa. Yitegereje amafoto aritegereje neza. Gusa mugani wagira ngo ano mafoto ni aya AI nubwo tubizi neza ko n'umusore ari umusabirizi. Ndetse barakwereka yahise yitonda. Ati yego rwose ni njyewe. Ariko rwose ibi bintu rwose nabivuyemo byo kuba nasaba ku muhanda kubera ko njyewe ubuzima narabucengeye. Ndamubwira ati rwose wari umuntu ukora muri accountant none ndavuga ati rero wishaka kunshinza ibintu bya ruswa. Ati reba rwose ahubwo uyu mugabo ukuntu ariwe muntu waryaga ruswa akanangiza umutungo we company yacu yabihereje uwo bita Dr. Ndamubwira ati ibintu wabikuye he? Ati nabikuye muri records. Kandi ibintu rwose yagendaga atangaguzwa amafaranga atanagenzuye. Undi aramubwira ati rwose arimo arambeshyera. Urimo urambeshyera kuri uno mukobwa kweri bro? Dr. binyuzamo amaso. Umusore aravuga ati uno mugabo ari mu mwanya utari we ndetse n'igisambo. Umusore aramwitegereza. Ati yego rwose. Ndetse ntabwo nabihakanye. Uzi impamvu? Kubera ko ikintu cyose cy'ukuri niyo wagisha kiragaragara. Dr. yahise ahaguruka. Undi aravuga ati ibigaragaza na financial biragaragaza yuko aba bantu rwose bari mu kuri. Ahubwo wowe wakoreshaga ibintu bya fraud.
undi avuga ati dogiteri urimo urakora amakosa. Undi avuga ati ninde uri gukora amakosa? Ni wowe wakoze amakosa. None ayo mafaranga yose yagiye hehe? Ahubwo wowe ndakwirukanye mu nshingano wari urimo. Undi avuga ati none kubera iki iyi fake mariage utayivuzeho? Barantuburiye. Ibi ngibi rwose ntabwo bikureba. Ikigenderewe nuko kampani igenda neza. Ndetse barakwereka umusore yagize umujinya ndetse arasebye. Dogiteri nawe yiboneye ukuri ku rwego rukomeye cyane. Undi aramubwira ati ngiye gukomeza kuba nakora ubushakashatsi kuri iki kirego, kandi nizere ko ibi bintu mumbwiye ari byo, kandi ko mariage yanyu ari ya nyayo. Umusore hano akoze akantu, umukobwa nawe arumiwe, barishimye. Aramubwira ati reka nguhobere Alejandra. Aramubwira ati turabikoze, iyi kampani ni yawe. Undi aramubwira ati rwose ndabigushimiye, ndifuza yuko twakorana. Ati rwose oya ntumakanire, ndifuza yuko dushingiye nawe turi umugabo, nturikiri ku muhanda, iyi kampani tugomba kuyifatanya, tinyemerera. Undi aramubwira ati ndabyemeye, ni gute nakanga kuyobora kampani nk'iyi se? Igihari ni uko tugomba kuba twakomeza kuba tumeze nka kapo muri iyi kampani. Ati njye nta kibazo mfite muri iyo kampani. Ndetse barabyemeranyije. Ntabwo kanya barakwereka dogiteri yaraje ahita abona umugore aramusonye neza, yarabaketse. Ndabwira ati rwose hari ikintu nari nibagiwe, ati mumereze iyo dokima. Yarabwira ati murakoze. Ndetse ni dogiteri ubona ko ari uwa danje, yarabafashe ko bari muri deal. Tumbabarire ntabwo rwose nari ngamire biriya. Ndamubwira ati oya kara ni akantu koroshye cyane. Rero muri ako kanya reka tujye mu kazi, reka tugende mu kazi. Filime nuza kuba wagakunda uzi kuba wakora kuri subscribe, kubera ko udufilime twinshi tugiye dutandukanye uzajya udusanga hano, ndetse ndabizi neza ko uzajya wishima. Barakwereka bwarije buracya, burongera burira buracya, ndetse umusore yaramaze kuba yagera muri kampani. Barakwereka wa musore bahise bamwambika amapingu direct, polisi ihita ijya kumufunga. Alejandra ndetse na Daniel bamubwira ati rwose ubu ngubu noneho birarangiye. Ati rero ubu ngubu ndakeka ubutabera bwakoze akazi. Reka rero twishime kubera ko bino bintu byose byarangiye. Turanumiye yego rwose. Kubera iki? Uri umugabo wanjye. Njye ndi fake husband wawe, ntabwo ndi umugabo wawe. Ariko tugomba kuba twakakitinga nkaho ari ibyanyabyo, urabyumva. Yaramutumiye ambwira ati tugomba kubiselebrira. Ambwira ati rwose ntabwo nabyizera, rwose ndashaka ko ibyo bintu utabikomeza kubitindaho. Rwose uri umugabo mwiza, wita ku nshingano, uzi gukora, uzi ubwenge, umeze nka Rocky. Ndamubwira ati sinari nzi yuko nanjye ibintu rwose bizagenda gutya, gusa ndagushimiye, ndaza kuba mbitekerezaho. Ati rero reka tugende tujye guserebura. Ati rero ntuze kuba wabitindaho. Ni njye rero uribuze kuba nakwitaho. Barakwereka umusore nawe yahise agenda n'umukobwa, ubona yuko bari bishimye. Bongera kutwereka hakuno hari umuntu uryamye ku muhanda. Niba mwibuka neza uburyo twatangiye abasore bari gupfa amafaranga, ndetse nubwo yakiri ku muhanda yahise abona mugenzi we amuzaniye cyo kurya. Ambwira ati ni wowe se Daniel? Ambwira ati yego rwose byaje gucamo papa. Ati rwose uno udufaranga naratubonye, reka ngutemo mani n'udufaranga urebe ko life yahinduka mani. Yamuha amafaranga menshi cyane ndetse aramushima. Ambwira ati urakoze cyane. Mu gihe yari azi ngo amucikanye amafaranga, kumbe yari agiye gukora icyanyacyo. Undi bamuhaye ibiryo, undi yashimiye Alejandra. Ambwira ati rwose warakoze, rwose nta muntu wari ubizi, rwose uburyo natekerezaga mbere ntabwo ariko byagenze, kandi ndagushimiye cyane. Umusore arategeze, none urakizera ko iyi mariage ari ya fake se? Ndamubwira ati wapi, rwose nubwo ntabyizera ariko atararangiza bahise bamuha kabisa. Bamuhaye akabisa. Ati rwose uri umugabo wanjye bya nyabyo. Ati ngaho mbwira ibi ngibi ni ibigize kontrase? Ati oya, ubu ngubu noneho ibi ngibi ni byaturutse ku ndiba yanjye, ndetse mfata akaboko kuko ubu ndi umugore wawe. Nuko nguko umuntu wasabaga ku muhanda byaje kurangira noneho akundanye n'umukobwa w'umukire, ndetse ku rwego rukomeye cyane. Mujye mugira neza. Njye banyita Theogene, reka duhure mu kandi gakuru. I love you so much.